harana amasengesho adakora ngahe uko numva abantu benshi bavuga ngo dusengere Kongo urugero ariko ngiye ntekereza ko twakakwiye kuba basengera Kongo dufata n'ingamba zo kubikemura kandi umusaza birimo neza rega mu Baroma 13 turavuga ngo ubuyobozi bwose bakwiteka mu bwubahe amategeko aberaho ibigande 13 bahasoma mu Baroma kugeza aho Paulo yifasobanura ngo naho yabafata nabo umuyobozi ntumutuke ahubwo usenga Imana yindi muhindure n'ibindi byinshi basobanura umutware cyari cyo ariko niyo ubuyobozi bwose kwiteka ni ukuvuga ngo ubundi mbere yo kubaha Imana twakwiye kubanza kubaha amategeko y'igihugu turimo cyane abantu bari kwigisha muri ry'Imana bafite gahunda yo kwigisha Imana bari mu isano rya kera Yesu yaraje apfira abantu kandi ntabwo yapfira abantu yabajogoye yabarobanuye yapfiriye bose so rero ntabwo dukeneye kumwiga kuko we arihagije ngo tumumenye icyo yakoze gikomeye kuruta kwiga niyo mpamvu ntawe uzigisha undi Imana. Yes, biye byiza cyane wo kurikiye Rise Up Media TV nizera ko umeze neza cyane aho herereye hose yagiye hatandukanye nizera ko umeze neza cyane abantu bari hanze y'u Rwanda namwe ndabasuhuje cyane urukundo mukomeje kutwereka turarwishimira kandi natwe turabakunda cyane. Yes, nkuko ubibona rero kuri kamera zacu za Rise Up Media TV turi muri Avant Cafe na ahantu heza cyane ushobora gufatira ka coffee kameze neza cyane ushobora kuvuga ati niviriye mu kazi ku mugoroba ukahanyura rwose ukafatira ka cafe ukaruhuka ukamererwa neza cyane. Nishado operating nk'ibisanzwe kuri kamera zacu uri kubona umugabo turi kumwe meze gute chef wanjye ka coffee kameze neza ni amahoro cyane biraryoshye uhabonye gute ani fresh ava cafe ni neza cyane ni Rubavu barabizi kandi n'ubundi Rubavu ntago hasanzwe hararenze cyane kabisa mbibutsa ko muri Avant Cafe nkuko yarabivuze ni hano mu karere ka Rubavu n'ahantu heza cyane kabisa. Yes, nk'ibisanzwe rero bizi ko tuba turi mu biganiro bigiye bitandukanye umugabo turi kumwe ushobora kwibaza uti se ni muntu ki tugiye kuganira nawe ibiki mumenyereye abavuga butumwa ariko uyu nguyu nabazaniye we ni hatari cyane mumenyereye ba Apotre Mutabazi bayongwe ngendo butumwa ariko uyu nguyu ndenze kubuvuga. Yes, amakuru ni meza meze neza turashima Imana cyane. Rubavu biragucamo muri iminsi Rubavu ni neza nta kibazo kabisa. Ka coffee ariko ngo kameze fresh nabo barabizi ariko Rubavu bararyoshye ahubwo abantu baza ku mazi ntibagere muri Avant Cafe sinzi ikibazo bafite. Muri iyi minsi s'ubutumwa bwiza mu bantu uri kubona buhagaze gute uri kubona ijambo ry'Imana riri kwigwa neza muri iyi minsi ijambo ry'Imana barabicuza ntabwo bakwiye kuryiga ese hari umuntu uzi wowe wiga Imana kuko abantu bavuga ngo tugiye kwiga ijambo ry'Imana tugiye kwiga Abaheburayo 8 nyine abantu barasomerwa gusa ko ntabwo bajya bisomera. Abaheburayo 8 haravuga ngo guhera ku murongo wa 8 turamanuka kugeza ku murongo wa 12 cyangwa na 3 haravuga ngo kuko yavuze ibagaye iti dore iminsi igiye kuza ni kuwiteka avuga ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda ridahwanye n'isezerano nasezeranye n'abasekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa kuko batagumye mu isezerano ryanjye nanjye simbiteho ni kuwiteka avuga. Hano bari gusobanura isezerano rya kera Imana yagiranye n'Abayisirayeli bari mu butayu bavuye muri Egiputa. Ku murongo wa 10 ari ryo mu mategeko ya Sinayi yavuye ku musozi Sinayi. Ku murongo wa 10 baravuga ngo kuko isezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isirayeli rinini rishyashya ari kuvugwaho ngo hanyuma y'iyo minsi ni kuwiteka avuga nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo nyandike mu mitima yabo kandi nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Irya mbere isezerano rya mbere amategeko yanditse ku bisate by'amabuye. Irya kabiri rivuze ko izaryandika mu mitima yacu igihe Yesu amaze kuza mu isi. 11 ntibazigishanya ko warumbajije ngo ijambo ry'Imana kubwira bari kuryiga gute bimeze gute. 11 baravuga ngo ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we cyangwa ngo yigishe mwene se ati menye Uwiteka kuko bose bazamenya uhereye kuworoheje hanyuma y'abandi ukageza kukomeye uruta abandi. Abantu bari kwigisha ijambo ry'Imana bafite gahunda yo kwigisha Imana
bari mu isano rya kera. Yesu yaraje apfira abantu kandi ntabwo yapfira abantu yabajogoye yabarobanuye, yapfiriye bose. So rero ntabwo dukeneye kumwiga kuko we arihagije ngo tumumenye. Icyo yakoze gikomeye kuruta kwiga. Niyo mpamvu ntawe uzigisha undi mana, bose bazamenya. Ntabwo ari byo wabyanditse mu murongo wa 12 haravuga ngo kuko nzababarira gukiranirwa kwabo. Isezerano rishya niriza ngo nzababarira gukiranirwa kwabo kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Ntabwo Imana igifite gahunda yo kwibuka ibyaha byacu. Abantu biga Imana ni abashaka kwereka ko bakiranutse kandi n'ubundi gahunda yafashe niyo kubyibagirwa. Singibi se basome Abaheburayo 8 umurongo wa 8 ku murongo wa 13. Umurongo wa 13 rero haravuga ngo ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere kandi gishaje kikaba gikuru kiba cyenda gushira. You see, nta muntu ukwiye kwiga Imana man, nta n'umuntu ukwiye kuyoboka Imana kuko nta hantu hamwe kuva isi yabaho Bibiliya kuva yatangira kwandikwa nta hantu hamwe umuntu yeza ayoboka Imana. Nubwo Imana yobotse umuntu yasanze Adamu na Eva muri Edeni bamaze gucumura, niyo yaje nagaro bayishatse nubwo baranayihunze. Na Yesu aje gupfa aza yitwa Ijambo w'Imana, niwe wasanze abantu ariko barabicutse kugira ngo dutange ibya 10 n'amaturo fresh bayongwe bamere neza. N'abapotre bamwere bariyotsi n'amadolari ijana babatuye mutabazi bo barabicurika. Turi ntabwo tuyoboka Imana ahubwo Imana niyo yayobotse umuntu man. Ikiganiro rero tugitangiye mu buryo buri special. Nta nubwo nigeze mvuga ngo uyu muntu yitwa gute, niyo mpamvu natangiye mvuga ngo mumenyereye ba apotre Yongwe, ba apotre Mutabazi, boneraho noneho itubibwira uwo ari kuko tubanje kwinjira noneho ijambo ry'Imana. Ibintu byose niba twaje mu ijambo ry'Imana bikwiye ko tunarikoresha kuko na Yesu ubwo aganira na Satani handitswe ngo cyane. Ubundi abantu benshi banyita bishop, apotre, simbizi, sejuwi, pastor, ariko jewe icyo nzi ni kimwe nuko ndi umwana w'Imana. Kandi abamwemeye bakizera izina ry'abayoshozo zo kuba nta nubwo ari ukwitwa gusa kuba abana b'Imana. Iyo niyo title ikomeye mu byahishuwe 6 haravuga ngo turabera n'abaziranenge, turi bikomangoma, turi abana b'Uwiteka Imana. Haleluya. Bugingo Antoinne umwana w'Imana. Antoinne, iyo umuntu akwitegereje abona ukiri mutoya, ntabwo uragera ku myaka myinshi nk'iy'abavuga butumwa benshi tugenda tubona. Benshi dukunze kubona bamwe ari bakuru, ubona ko benshi nyine ari narayibonye. Iri vuga butumwa ryatangiye kukuzamo ryari mu gihe? Ndabanza nguhindire ebyiri. Ntabwo abantu bakwiye kuturebera muri apparence zacu. Urugero rwa mbere ni Yesu wenyine abantu biruka bakurikiye benshi cyane. Yatangiye kwigisha afite 30, agira ministeri ayikora imyaka 3 gusa. 33 kuri 30 niko Bibiliya yanditse. Genda muri famille yawe, aho ukorera, mu muhanda ugendamo, abamotari utega bisi ugendamo. Mana abantu b'imyaka 30 bose bakira abajene. Yesu niyo mpamvu abafarisayo bamucaga amazi. Uriya mwana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Yeremiya. Imana yaramutumye. Muri Yeremiya iki cya mbere aravuga ngo ndacyari muto ntago nabasha kuvuga. Imana narakwejeje utaraburusira mu ndanyoko. Nkushyiriyeho kugira ngo uhanure, urandure, wubike maze ubone kubaka. Igice cya mbere babisomemo. Niba na Yesaya tena yabwiye gukoresha ikara ryaka ku munwa, nawe yapinze ntazi kuvuga. Nanjye byabaye nk'ibyo tunatangiye ndi kubihunga ariko birangira bimfashe. Ni impano wagiye mu ishuri uriga, wiga theology, urayiga ibitabo byose urabisobanukirwa, cyangwa muri wowe ni impano ikurimo? Ibintu byanjye rero biracalenginga cyane. Abantu benshi bose bazi yuko ibintu byose bigomba kwiga kandi batagiye ko Imana batanayiga. Ako n'ubundi buzima busanzwe ntabwo ari mpaka umuntu abe successful aba yabyize mu buryo buri formal education. Ford wakoze imodoka turirinda cyangwa tugenda ntabwo yize rwose bajye kumusacinga amashuri menshi. Gusa ariko hari igihe umuntu yiyigisha, yidocumenta experience zikamwigisha. Nuko byagenze ngenda amenye ibintu ariko mfite nantuje na bachelor muri licence myaka 3. Ndize muri Africa Border Ministries. Degree rahari. None ko we kutatangiye kwifunga ngo gihora wambaye dusuti nyine nk'umuvuga butumwa kuko nibyo wahereye uvuga ngo ntabwo umuvuga butumwa akagombye kumureba uburyo appearance uburyo garagara. Kubona nyine urabona ko uri umusore wiyambariye akayisike kameze fresh, t-shirt. Biragoye ko umuntu yakubona ugenda mu muhanda ngo akubonemo iryo vuga butumwa. Ngira ngo
ngira ngo nta formule yo kwambara umuvugabutumwa afite, kubera ko muri Edeni bari bambaye ubusa kandi n'abantu ba mbere Imana yaremye, kandi mu ijuru ntabwo baratubwiye imyenda bambara uko izaba imeze, siko bimeze. Rero ikintu kiriho bishobora wenda kuba biterwa n'ukuntu Imana yahamagaye umuntu cyangwa n'ukuntu umuntu yiyumva. Wenda Pawulo yarabanga mu bagira inyizo mugira iki mu baheburayo ngo muheburayo kugira ngo bose ndabyaza ubutumwa bwiza no ku banyamahanga bo munyamahanga. So rero ngiye wasanga ndarahamagariwe abajene nyine bameze gutya, bameze nk'ayenje bakwiyumvemo nyine kuko mugaragara wenda gutyo. Noneho bari abantu bari ku masuti n'amakaruvati bya hatari, wenda bakaba barahamagariwe abantu baba bambaye gutyo, ariko bijya bincanga cyangwa bikanja bakumva n'abo bahungu abantu batwikira mu myambaro akenshi mayindi biri hasi bafite ubwoba kuko hari umuhanga umwe wavuze ngo umugabo udafite icyizere mu mutwe we agishakira ku mugore mwiza n'imodoka nziza n'inzu nziza. Wasanga ariyo mpamvu Yesu yaravuye musi ntanze afite ukarazi yuko izirimo zose ari ize cyangwa yambara ikanzu imwe, ariko twe tuba twavunitse dushaka imyenda myinshi ngo hashye. Iki gihe ubona atari icyo kwifunga nyine, kwifunga byiza birahari, ubu ngubu birahari bitandukanye na kera. Kwifunga ni fresh, ariko ntabwo dukwiye gukora judgment, ntabwo tugomba gucamanza dushingiye ku myambaro. Dukwiye gukora ubucamanza dushingiye ku cyo umuntu ashoboye. Cyangwa se nanjye araho njya nkifunga ikoti, wenda niba njya nkora buhemusi mu bukwe mu ma event, ntabwo najyaho nambaye t-shirt rwose, abasaza ntabwo baguha ijambo, cyangwa nari guhaye batangira bacitse intege, wenda wabikora neza bagashima. Kugira ngo rero ujyane na situation wenda wambara bitewe naho ujya. Hano naje kuri Ry'Imana umuntu wambaye ikote akabona ivuga butumwa yagiye bimufasha ko ntambaye ikote ntarebeho. Noneho nk'umuvugabutumwa ugenda ubona isi aho igeze, tugenda tubona intambara za hato na hato, ngaho Burusiya na Ukraine niyo ntambara wenda twavuga isa nkaho yahungabanyije isi cyane. Wenda n'ibi bya hafi muri Congo nubwo bisanzwe bibaho, we nk'umuvugabutumwa ibi bintu bishyira mu yihe shusho, bitanga iyihe shusho ku bantu bakurikiraga ijambo ry'Imana cyane, cyangwa se bakurikira ubuhanuzi bwose bwagiye busohora? Iyi ni ishusho y'ubuzima bw'isi. Nta cyabaye, nta byacitse n'ibisanzwe. Wenda byacika bitewe n'umuntu ku giti cye, ariko ikintu bita amakimbirane, umuntu ni karema de nature, n'inyamaswa hari aho ziyagiriwe bibaye ngombwa. Rero ikiriho abantu basenga cyane, dusenge cyangwa basenge, ariko bakore banizere banabyakire. Hari amasengesho adakora. Uko numva abantu benshi bavuga ngo dusengere Kongo urugero, ariko ngiye ntekereza ko twakakwiye kuba basengera Kongo dufata n'ingamba zo kubikemura, kandi umusaza birimo neza. Rega mu Baroma 13 turavuga ngo ubuyobozi bwose buva ku Iteka mu bwubahe, amategeko aberaho ibigande. 13 bahasoma mu Baroma, kugeza aho Pawulo hepfo asobanura ngo naho yabafata nabo umuyobozi ntumutuke, ahubwo usenga Imana yindi muhindure. N'ibindi byinshi basobanura umutware cyari cyo, ariko niyo ubuyobozi buva ku Iteka, ni ukuvuga ngo ubundi mbere yo kubaha Imana twakwiye kubanza kubaha amategeko y'igihugu turimo cyane. Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe abantu basuzugura inzego za leta, ari n'abakristo bagiye ubibona muri bya bihe byo gutanga inkingo, bamwe bakabyanga, bamwe bagahunga. Abo bantu ko n'ubundi babaga ari abantu basanzwe bazwi ko ari abantu basobanukiye ijambo ry'Imana, kuki ibintu nk'ibyo batabisobanukirwa, basobanukirwe ko ubuyobozi buriho bwashyizweho n'Imana? Bro, reka mubwire, wubashye Imana ugasuzugura mudugudu ntabwo yakwakira, kuko Imana asenjeje kugira mu mudugudu utazi ikigukwiriye. Iyo bigenze gutyo niyishyiraho nayikuraho yamukuraho, tuzi ubwami bwagiye buhanguka. Ariko ngiye inshingano ufite ni ukubaha uwo muntu igihe cyose Imana kimugiriye icyizere, nyuma Imana izakwemera. So biriya bintu rero impamvu batabimenye n'imwe, ni ikintu cy'ubwoba
kubera ko buri icyaha kibi n'ubwoba ni ikintu cy'ubwoba bagatinya nk'inkingo je hari uwo nabajije se kuri gutinya urukingo rwa covid wenda ukaba wumva yuko Imana izagomba kujya mu ijuru nujyayo wenyine uzaribamo gute kandi umuryango wawe bamwe bazifashe ubu barasigaye ugiyeyo wenyine Imana ifite gahunda yo guhijura abantu umwe akaribamo ataryohewe kandi niba ku isi there is no man is an island nta muntu ubaho nk'ikirwa ubwo se mu ijuru niho wabaho nk'ikirwa bikavamo oya ahubwo birirana akantu k'ubwoba kubera ikimwe mu ncamake buri gihe dufite ikibazo ariko gihe ni igitekerezo kitakora iby'abandi tuvanga ibintu by'Imana n'iyi bode umubiri twambaye urukingo runteye uwo mubiri naho wagira n'ibibazo igihumbi kutaruteye mu mwuka w'Imana mu bugingo bw'Imana ubwo buzacungurwa ni ubwoba bw'ubusa rero kuvuga ngo ntiwakurikira Imana uri umunyabwoba uzakurikira Imana utari kubaha inzego za leta utari kubaha gahunda noneho bashaka tugume mu rugo muri guma mu rugo mpaka forever kandi urukingo rwabonetse oya hari nabo numvise ngo bataye akazi bazabyicuza tu cyane kabisa bazabyicuza Okay. Yes, abadukurikiye turi kumwe na Bishop Antoinne Bugingo niwe tukiri kuganira cyane tuganira byinshi cyane bigiye bitandukanye mu bigendanye n'agakiza ariko tubihuza n'ubuzima tubamo umunsi ku munsi. None Bugingo ndagira ngo udusobanurire abantu benshi tuganira bamaze n'imyaka myinshi basenga. Hari abantu bageza mu myaka nka 35 avuga ati ngiye ibintu byo gusenga nabivuyemo. Abo tubona mu tubari benshi batwitse mu tubari benshi. Benshi baririmbaga mu makorari, benshi barabavuga butumwa. Bakubwira ati ibintu twabivuyemo twasanze ari ubucuruzi. Ese kuki abantu amakosa bahora bayashyira ku bandi, kubayashyira ku bandi? Avuga ati binabivuyemo kubera abantu batuyoboye nabo bibereye mu bucuruzi. Ibyo bintu wo bisobanura gute? Abantu bakagombye gukurikira Imana bo mu zihe nzira batishingikirije abandi? Ni ibintu bibiri byoroshye gusa cyangwa na bitatu. Wenda iyo nisije umuntu arasobanura umunsi wose ariko reka tujye dunyuzamo wenda incamake. Icyambere Imana ibera hose cyarimo no muri toilette bano so ahantu haciriritse hanyuma niba aho ibera hose cyarimo ntabwo havuyemo no mu cyumba ndaramirimo na hano muri ava cafe nuko nanjye bango coffee ava cafe irimo siko bimeze na hano Imana irahari rero buriya muntu uri mu kabari nta judgment nawe ari kumwe n'Imana iranamukunda ntabwo imwanga ahubwo ikintu gituma amakosa y'ikora twashyira ku bandi nuko buri gihe twigishijwe ko umuntu agomba kuba mwiza no kugira ngo mbe kuri mwiza wivanaho ibibazo ufite ukabishyira ku bandi niyo mpamvu no excuses ariko turi babi birenze n'ibikenewe kuko usanga abantu bavuga ati nge sinajya gusenga pasiteri si duhora dukubitanira hamwe nakabazo agacupa cyangwa ari mu bagore n'ibiki byose nuko ariko pasiteri yamwigishije kandi pasiteri apaka yuko ari pasiteri nawe n'umuntu ahubwo ikibazo kibaho ni kimwe nuko aza ntababwiza ukora tunanye nkasombaho ntaga bwiza abantu yego none se urumva ari umuntu wajajinze padiri ngo yanywe inzoga ko tuzi ko yinywa ariko ni nkwaho gake da padiri se naribe ko arakemera nta muntu umutera ki imanza nicyo kintu kibitera nakabazo gaso dufite dukunda gutanga ibyo dufite none hibi turimo bibi tukabyikuraho tukabyitirira abandi kuba ko urebye umuntu mugenzi wawe ubundi abahanga bavuga yuko nk'igitabo cyitwa Antoinne muzagisome we hari paragraphe bavuga yuko umuntu ari miriwari yawe mugenzi wawe ari indorerwamo wibonamo ibi kurimo nibyo mubonamo iyo uri umuntu mwiza ubona abantu neza iyo uri umuntu mubi ubona abantu nabi iyo wavuye mu rusengero utavuyemo by'ukuri uvuyemo kubera ko waganjwe n'ako kantu kitwa katama kugira ngo ubone motifu yo kukanywa uhita uvuga ati niba nabateka mutwe ariko bishobora kuba ukuri cyangwa ntibibe ukuri ngiye cy'ingenzi mbona se n'icyo icy'ingenzi ni uko umuntu yimenya n'Imana ye agakura imanza ku bandi nabo bakamukuraho imanza ni ukuvuga ngo wowe kuba umuntu yakwinywera agacupa urabyemera ariko n'Imana irabyemera gute se none si byari muri sibyaremwe nayo nizi za burarirwa na za kibyose none se burarirwa ariyo nantuze ariyo nazabona tempo ntikinjiza cyane
ninde wahaye abantu benshi akazi ubwo se ufite umumaro ku mana ninde inganda zikora inzoga zayo bakaza abantu benshi none se mu cyaro niba iwanyu ari mu cyaro simbizi ni mu cyaro pe ubu bari wabona mu cyaro hari umuntu watetse intuze igitoki cyitwa imvuvu ikivuvu cyangwa ikindi bita indaya cyera ututoki twinshi cyangwa ikindi bita igikakama amazizi Imana yaremye inyamunyo yo kurya irema n'igitoki kiva mu rwagwa nose ninjije igihe uzaba ukeneye akoroshya ugasoma akari soft ugafate n'akari hard ukikorere de nature mu rutoki rwawe bugingo nawe rero ntutuyobye uvuga ngo inzoga kuri wowe iremewe turebeye nkwane ibice bibiri igitangaza cya mbere Jesus yakoze turebe ariko se ubwiyo reference ugiye kuduha kugira ngo abantu bayihuze n'irari ry'umubiri n'ubundi bahore bashaka amata none se ubundi abantu badafite irari babaho baba bapfuye umuntu udafite irari aba yapfuye nese we ntaryo ugira mani niba ndi kunywa kofi ni irari nagize ryo kuyifuza niba nambaye no t-shirt ni irari kubera ko nshatse nazano nambaye undi mwenda uciriritse mani wo ku muhanda cyangwa ahantu hasi cyane wa desa cyangwa ndayifite ishaje mfite ishati zacuyutse kuki atari nambaye noneho ningira n'ubushobozi burenzeho nzaza nambaye nka t-shirt y'ibihumbi nka 200 ni irari dusomera ngo ku munsi wa gatatu ikana mu Galilaya ni Yohana ibice bibiri ni igitangaza mbere Jesus yakoze bacyuza ubukwe nyina wa Yezu yari yabutashye kabiri ngo kandi Yezu n'abigishwa be bari babutumiwemo gatatu divayi imaze gushira nyina wa Yezu aramubwira ati nta divayi bagifite kane Yezu aramusubiza ati mubyeyi ari nawe ibyo tubigenzemo dute byongeye igihe cyanjye ntikiragera gatanu nyina abwira abaherezaga ati icyo ababwira cyose mu gikore gatandatu hari hateretse intango 6 zibaje mu mabuye zagenewe imihango y'abayahudi yo kwiyuhagira intango yose yajyagamo inshuro 2 cyangwa 3 z'ikibindi karindwi Yezu arababwira ati nimwuzuze amazi izo ntango barazisendereza kugeza ku rugara 8 Yezu arongera arababwira ati ngaho noneho nimudahe mushyire umutegeka w'ubukwe baramushyira 9 umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi atazaho iyo divayi iturutse abahereza bari bavomye bo bari bahaze nuko ahamagara umukwe aramubwira ati ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza bavuze iki inzoga umurongo wa 10 ngibi hisomere hasomere abadukurikiranye bazi ku murongo wa 10 aramubwira ati ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza bahamara guhaga agaheruka itari nziza wowe ariko wakomeje gutereka inziza kugeza igitangazo cya mbere so yakoze no guhindura amazi inzoga sinjye wabyanditse none se ubwo icyaha ni iki iyi Bible ni yanditse se ibi bindusha imyaka 100 wenda igihe yandikiwe ni kera ntacyo nzi ariko igeze mu Rwanda ingihe indusha imyaka 100 kuko yazuje mu cya 900 ntago nanjye wayiteguye none se icyo twakagombye kwita icyaha ni iki ni ukutamenya amana icyaha ni ubujiji na ignorance gusa naho ibindi biremewe icyaha ni ukutamenya niba se inzoga zikugaragura ukinyarira ni icyaha amana ni nkuko wananywa na kofi nyinshi cyane ukabura ibitotsi ijoro ryose bikumariye iki niba udakeneye kurara udasinziriye icyaha ni ukutamenya ntabwo icyaha ari inzoga gusa Yesu ntabwo abivuga muri Matayo arimo gusobanura ibyo ko mu babyawe n'umugore ntawe uruta Yohana umubatiza akamanuka hepfo 16 muri 11 Matayo ngo ariko ngo abikigenda bageranya n'iki ngo mumeze ngo nk'abana bari mu maguriro yanananywa muravuga ngo ndi umusinzi ndi igisambo ngo ngendana niba ari n'abakoresha bikoro yego mu cyongereza ho babisobanura neza ngo muravuga ngo
ngo baravuga ngo he is drunk. Yesu yaje arya anywa, n'ikitangaza cya mbere yakoze ni byeri, si ngibi se biri muri Yohana ibice 2 bahasome ku murongo wa 10. Inzoga ya mbere, amazi Yesu yayahinduye inzoga, icyo gitangaza cya mbere, n'ikindi gitangaza cya mbere cyakoze ku isi. Igihe cye kitaragera, niko yavuze mu mirongo y'imbere abwira mama we, ntabwo igihe cyanjye kiragera, none ibibazo byakoze igihe cyageze. Icyaha no kutamenya. None se ubu ngubu kubera ko ubundi cyaha mu cyongereza ni sin. N'ubundi bifitanye isano n'ijambo ry'ikigiriki, nuko Bible yanjye twa my sword Bible nta irimo hano, igira ama dictionary y'ikigiriki. Mu kigiriki gusininga babisobanura ko ari uguhusha intego. Byatangiraga bakora ya mikino yabo ya kera muri za Athene, batera uducumu mu gaseri kire bakizemo nk'agatriangle ruhamyamo. Iyo waskwataga waga wasini wakoze icyaha no guhusha intego, naga cyaro ku mabyeri kiri kumwe yebyeri kaguhugisha intego. Nk'ubu wenda ni kuzana mu kiganiro ukambura nyine nibereye mu mbarito, aho nakoze icyaha. Ni uko wanambura n'ubundi nagiye no mu bindi nkakubeshya sinzi, nahushije intego yanjye. Niba intego yanjye kugira ngo muri kiganiro harangazwa n'ibindi, icyaha no kutamenya na ignorance. No kutamenya gusa nta kindi, kuko muri Bible hari abantu benshi badafite n'amakuru y'isezerano rishya, bahora mu byaha kandi bazi ko ari abere. None se ko tuba tubona abantu bahirimbana, ari abajya mu misozi, ari abajya hehe ngo bari gushaka Imana, bari gushaka iki? Nakubwiye ko Imana ibera hose icyarimwe. Kujya gushaka Imana muri mo Rubavu nanjye narabikoze, ariko se kujya gushaka Imana muri mo Rubavu ukajya mu muntu uje mu buvumo hahandi nyine inyamaswa zishobora kuba zinatahamo. Uretse ubujiji nyine, kutamenya nyine, wenda ubujiji bukita gutukana, uretse kutagira amakuru yuzuye. Imana ni imbwa, ni umusega ngo ugiye kuba mu masenga. Imana ni inzoka ngo ugiye kuba mu myobo. Just hose habera icyarimwe da, nta ribi. Ariko uze kwishakira kuri uri kubera iki? Ahubwo ukishakisha utarimenya, ahantu bajya kanyarira batarimenya. None se ko mbona ibyo abantu babona bibaha ibyishimo, sibyo? Ari uko kunywa inzoga, ikiremwa muntu nyine gifite iryo rari ryo kumva ko ibyo bintu bimuha ibyishimo. Ari abakora ubusambanyi nabo bumva ko bibaha ibyishimo nyine byo muri iyi si nyine. None ibyo bintu byose uri kutwereka ko ntacyo bitwaye nyine, tubaye mu mubiri w'irari. Ntago bitari icyaha nyine. Ntago ntekereza ko gusambana no kunywa inzoga bitanga ibyishimo ku bantu babikora, bazi ko biri kumuha ibyishimo. Ntago mbitekereza ko ashobora rega, nta kirusha umutima w'umuntu gushukana, niko mu migani handitse ngo kandi n'ibyo bugingo bikorerwa ngo urinde kuruta ibindi byose birindwa. Ntekereza ko ibyishimo bya kweba biri mu muntu, urumva ari umunezero uhoraho. Naho ugiye gushakira ibyishimo muri kofi cyangwa muri byeri cyangwa mu busambanyi cyangwa mu kwambara neza cyangwa mu gutunga imodoka nziza cyangwa mu gutunga umugore mwiza cyangwa mu gutunga abana, kuko isi naturi iragoye, ntabwo iduha byose twifuza. Wazarira urupfu babaye, ntabwo inzoga zishimisha amani. None se kuri isi muri iki gihe cya none ujya ubona raporo zose zisohoka bakora ibyegeranyo ngo iki gihugu babayeho batishimye, babayeho batishimye. Ubundi abantu ibyishimo by'ukuri bakagombye kuba babikura he? Nta muntu ufite undi mpuhwe. Ibyishimo by'ukuri bigwiye kuvamo imbere bisohoka, kuko Yesu yaravuze ngo ikiva mu muntu nicyo cyangiza umuntu, ntabwo kimwinjiramo cyo kimwangiza. Ubwo nikivuyemo niba ari kibi nicyo kikwangiza, niba ikivuyemo ari cyiza nicyo kigutunga. Rero bikwiye kuba isoko idakama muri twebwe. Wenda nubwo abantu kubigeraho bigoye, ariko ibyishimo nyakuri byakwiye ku isoko idakama muri twebwe. Nta yindi condition nimwe iri bubitere. Uzumva umuntu avuga ngo ngo maze mfite stress, ngo reka nzasohokere mu Kagera. Nta ribi niba ari byo ahisemo, ariko uriya muntu nyine akwiye gucanga abantu. Biracanganye. Ibyishimo oji biri muri wowe. Yego. Noneho ibyiza n'ibibi bikagukikiza,
cya kindi kikurimo nicyo kibihindura byiza. Urugero, mu bajene mungana uzumva umuntu ko mu Rwanda harabishe kabisa, nta kigenda cyangwa mu bamotari bashaka hano no muhanda urabishe kabisa nta kigenda, ukumva bati jewe no muhanda ni ubuki. Bidependinga n'iki murimo. Ushobora kuba ubihiwe undi mubana mu nzu aryohewe kandi mwese mufite access zimwe muri no mu gihugu kimwe, muhembwa kimwe, niba mufite akazi murara ahantu hamwe, ariko umwe akiyahura undi akavansa ubuzima. Kuba demotive cyangwa kuba motive ni ibintu bikwiye kuba muri wowe, udakwiye gushinja undi muntu. Ariko ninjye warangaye ubutanzaca imirwanyasuri sezikurikiraho nzeza, umwe agahita yavansa undi ari gusubira inyuma. Rero ni ibintu bikwiye kuba muri wowe indani, ntabwo bikwiye kuvana na experience dukikije, kubera yuko umuntu Imana imurema yamugize umutware, ariko ntabwo izo mbaraga tuziviva tuzibaho. Iyo ni umutware ugenga ibintu byose bigukikije ukuyemo Imana yabiremye. Ugenga ibyishimo byawe, umanaginga amarangamutima yawe, ukagenga umubabaro wawe, ugomba kugenga byose. N'izo nzoga niba uzikunda ukazigenga, ni wowe mutware w'ibisigaye byose. None ibibazo biri ku isi se wowe ubona inkomoko yabyo ariye? Kuko ubusanga nyine abantu bitana ba mwana, tubuzima turi mu bwatewe n'aba. Ibibazo biri ku isi abantu bitana ba mwana n'abantu bari wiki. Kubera ko ibibazo biri ku isi, ni ukuvuga niba hano hari muri ava cafe, ni ukuvuga ngo ni igisubizo cy'abantu bakeneye kafe. Kuba yabuze ni ikibazo, uwahishuriwe rero kuyikora ari gutanga igisubizo kandi araza kubaho neza. So rero mwikuri ibibazo mu isi ko nta gisubizo twabona. Ibibazo ni fresh, ntabwo ari bibi. Ahubwo ubitwara gute, ubimanaginga gute? Schwarzenegger, unakurikirana ama speech ya Schwarzenegger, arakubwira ngo kugira ngo ubeho neza, shaka ikibazo kiri muri quartier utuyemo, ugishakira igisubizo, uzasucceeding. Antoinne, bino bintu biragoye kubyumva kuko abantu baba badukurikiye muri aka kanya, harimo bavuga butumwa cyangwa se harimo n'abantu basobanukiwe ijambo ry'Imana, harimo abo muri buhuze, hari n'abo mutari buhuze. Uku kumenya wowe kuvuga ngo birasaba gusobanukirwa. Hari abavuga bati Imana yambwiye, ukavuga n'abaza gukora ibiganiro ku ma YouTube bakavuga ati nzanye ubuhanuzi, nje kubabwira ubuhanuzi bw'ibyo Imana yambwiye. Uku gusobanukirwa noneho abantu bakagombye kubukura he? Abantu bajya kubwiriza ngo Imana impaye ubuhanuzi kuri njyewe, nanjye turahura. Simpakana ko ubuhanuzi butabaho, ntabwo mbihakana, kuko Imana ntabwo ari ikiragi yavuga, niba yararemye umuntu uvuga. Ariko se kumbwira ngo uzarongora n'ubundi ubona ko ndi umusore, nyine ni ibisanzwe, nta buhanuzi burimo Mana. Nisanzwe mbi feeling. Kumbwira ngo Imana iguhaye urubyaro, none se nyine ubundi singomba kubyara? Niba umubiri wawe ukora neza, kereka niba ndwaye nzajya kwa muganga, kuko hari abaginekologe babikora neza, baba barabuze urubyaro bakabitunganya. Nta profesori aho ngaho. Ubu se uri guhanurira abantu ngo bazabyara, ngo nabuze urubyaro ngo Imana ibahaye kubyara, sibyo? Kandi ugasanga basigaye bategurira intanga muri labo, bakaza bakazitera mu mugore direct, agatwita akabyara mugatamuteye inda. Urumva utari guhanura ibintu, ni ukuvuga ngo wowe ikintu bita science iri kugusiga. Nuvuga ngo nabo ntabwo bari kumenya aho iterambere rigeze, ko biri kubasiga. Wenda si bwose ariko buracyaza, kuko cyane n'abantu mwera ko no gupfa k'umubiri ari intege nke za science. Hari genda muri generation nk'iya 200 inyuma yacu, henda hazavuka nk'umujeni nk'i Kigali cyangwa mu Bugoyi, agahita ajya muri lab agahita bati mbonye amasere tuzacyangwa abantu ntongera gupfa. Nyine none gusobanukirwa ibyo bintu byose, abantu ntibahore bajarajara, ntibahore. Ndaguye igisubizo kiroroshye, ariko buri wese aragisobanukirwa ukwe, ni Bibiliya ibivuga. Kubera ko ntabwo dufite gahunda yo kumvishinga abantu na Yesu, ntabwo aricyo cyajya ku isi. Yesu yigishije abantu 12 gusa bonyine, Mana arigendera ibintu bye bikwirisa. Izo ntumwa yigishije zonyine. Yego. Rero muze imigani
imigani ibice 8 umurongo wa 17 haravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Hejuru batangira bavuga ngo bwenge, ubwo bwenge bibaga ni Imana cyangwa Jesus. Urumva ku 14 bavuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Iyo ushaka ubwenge urabumenya. Ni hahandi na Yesu yavuze ngo mukomange muzakingurirwa, musabe uzahabwa, sinzi n'ikindi kiyongeraho. Rero iri gusaba Imana ubwenge urabubona. Ariko ikibazo ni kimwe, ikibazo dufite nanjye bishobora kugwa muri iyo mistake, nanjye ubwanjye biri kuva bino ushobora kugwa muri iyo mistake. Tugira ngo ibyo tuzi nuko kuri kwa nyuma, ariko umaze kurirezinga ukamanuka hasi ukemera kuba nk'umwana muto, niko Yesu yavuze ngo ameze nk'abana bato bazara ku bwami bw'ijuru, wamenya byinshi. Ariko buri gihe yumvise urenze nta kintu umenya. Niryo banga rihari gusa, ni uguca bugufi ukemera. Nje n'umuntu mbwiye ibintu ntemera ndamusubiza ngo simbyemeye, ariko sinanabihakanye wasanga ari ukuri ntaramenya. Ntabwo mpita mukatanga ngo warayobye wowe toka oya. None se ko ari byo ibintu bihari usanga bamwe bacirana imanza ati wowe uri umupagani wenda bitewe n'ukuntu bamubona yambaye cyangwa se n'ibikorwa yirirwa mu munsi ku munsi. Oya birabyo byabacitse cyane ariko kubera ko bamenye ibanga ryo Yesu yigishaga, ahubwo wakwifata kuri iki kuko yarababwiye ngo mwebwe indaya n'ibisambo bizari batanga kuko bigaragaje uko bari. Ntabwo mbizi bamwe barigisha ngo nuko bazihana ku munota wa nyuma kandi bakavuga ati bigaragaje uko bari. Iyo kondisa ntabwo Yesu yasobanuye, ariko icyo nzi nuko yavuze ko bazari batangamo indaya n'ibisambo. Niba mujaginga mucira imanza bazagira gute? Bazari batangamo n'igisambo ku musi. Igishirimo ni iyihe? N'igishirimo aho ngaho ni imwe nge nakumvamo nuko nyine tudakwiye gucana imanza kuko umucamanza ni data nyine tu ntawuzi ibye. Nje niyo Jado mumureka akora ibye, Antoinne bugingo mumureka akora ibye, apfa kuba mu mategeko y'igihugu atari kubangamira societe nyarwanda. Kose niba umukobwa yambaye mini akaba kugenda igisenyi yambaye mini bidahanirwa, uwo muntu uramushaka hiki? Ikindi kibacika ni kimwe, Yesu yaravuze ngo bese barukina bari mu nsangire baruhura. Turugendana ubwo muri abo barushye, iyo ugiye muri nyigisho zimwe na zimwe usanga ari abo bantu basa gutyo, abo bita indaya n'ibishamba. Ako iyo baje badusanga turabirukana, dukeneye abamaze kugira gute ngo bita abakijijwe, abeza bazima. Aho kugira ngo ahubwo wowe ngendo Yesu aravuze ngo nzasiga intama 99 ngiye gushaka imwe yazimeye, inzima ntacyo zitwaye zizicunga. Wowe aho kugira ngo uve mu rusengero usingemo abazima ujye ku muhanda gushaka abo bazimeye, ahubwo iyo baje nabura nabirukana ukabakonja ngo banza wambare gutya. Kandi Yesu aravuga ngo nge ntago umuvuzi azira abazima, azira abarwayi. Ntimutekereho nakure intungane naje kureba bari abanyabyaha. Wowe rero abashumba benshi si bose bakora inverse by'Yesu yigishaga, ahubwo bafata 99 bakagumana nazo, imwazimiye ntibayishake, nitangiye kuzimirira muri zo bagahita bagirukana bakayica. Yakoze icyaha. Washinze itorero. Kandi ndi itorero nje ndiryo ndi urusengero rwa Kristo. Imibiri yacu ni ingoro z'Uwiteka. Shinga nyine ahantu bajye baza nyine ubabwiriza. Biriya ni gereza man, ni gereza zo gufungirana abantu birirwa ubabwira kandi ko bagwa yabeshya. Birirwa ubabwira ngo urakora iki Imana ikwemere, nudakora iki Imana ntikwemera. Oya nta n'umuntu uzi iby'Imana ishaka tu. No kuvuga ngo we ntubyemera, ntago ibintu by'insengero byemera, kuvuga ngo runaka ngo ayoboye ngo iri dini runaka ntago wowe ubyemera. Njye simbyemera ko byemera, ntago mucira urubanza. Kubera iki? Kubera ko umucamanza ari Imana. Ntuba ukeneye no kubitekerezaho bitinda. Nta n'ikintu bimariye kereka binyungura tu. Ngiye nko gusenga ku rusengero runaka, nje nk'abandi butanga icya 10 cy'igihumbi, ibihumbi 10 buri cyumweru, noneho hazashira umwaka bakangura n'amafaranga twahinzemo intoryi y'abakristo 200, inyungu zavuyemo nizi watanze ibihumbi 100 mu mwaka, tuguhaye 107 ntaribi. Aho byaba ari operation yo kwiteza imbere tunasenga icyarimwe.
ariko ibintu byo kujya ku rusengero buri munsi banshinze ibyaha ngo ntabwo nazanye icya 10 no. Ntabwo Imana, Abanyarwanda bazi filozofi nziza na mbere yuko badukana evanjiri nk'iyi baravuga ngo Imana iraguha ntimugura kuko muguze yaguhenda. Bya bintu biba bikomeye. Ni ukuvuga ngo iki kiganiro turimo aka kanya ni ibintu bisanzwe mu buzima bwa buri munsi, biravugwa n'inyigisho abantu benshi barazikurikira z'abavugabutumwa batandukanye, ariko abantu n'ubundi bagasigara muri rwa rujijo rwo kuvuga bati se tuyoboke iki, dukora iki, ko yaza akatwigisha ibi, yaza akatwigisha ibi, kandi uwo muntu uri kubigisha ibi nawe ni umuntu nkamwe. None kugira ngo urwo rujijo abantu bazaruvemo n'abantu banabivemo gora nabo batanga inyigisho kugira ngo babone ababayoboka kugira ngo bagendere ku bitekerezo byabo, abantu bakora iki noneho nabo bongere batekereze nk'abantu kuko Imana yabahaye ubwenge, nabo bakoresha ubwenge bwabo Imana yabahaye badakomeje kugendera ku bw'abandi babirukaho. Ikibazo dufite twese nanjye ndimo urumva nawe banze uri kuvuga barimo, ikibazo dufite nuko dufitiye impuhwe Imana. Dushaka kwerekana ko dukunze abantu bayo kuyirusha kandi ariyo yabaremye. Ndaguha urugero, nahuye n'umuntu muri bisi i Kigali, barigishanya mu modoka, barigishanya ndababwira rero bamwe baragiye gusenga, mwambazaga nko mu masengesho iyo kure mu misozi no mu nsengero, ndababwira rero ako nabikoze ari challenge gusa kugira ngo numve kibavamo. Ndababwira rero kuntu gahunda zimeze, hasenga batizera bahita bandakarira bose, umusilamu urimo, umukatolika urimo, bose bahita bandakarira. Tamambaza kubera iki se ngo uvuze ngo hasenga utizera? Ni ukubera yuko Imana yavuze ko mutaransaba nzi ibyo mukeneye, sibyo? Kandi ngo nge mbakunda kuruta uko mukunda abana banyu, kandi ntabwo umwana wawe aragusaba ngo mukate ngo umuhibuye, aragusaba n'ifi ngo muhe scorpion. None mujya gusaba Imana iki? Kandi izi ibyo dukeneye turayisaba. Ngo mwizera yaba ari Yesu kandi abantu bose bahora basenga basaba. Turi kugendana urumva? Umwe rero ahita ambwira ngo ndakwanze byiteka nagukunze, ndakwanze unyangiye iki? Ngo kubera yuko uvuze gutyo ukavangwana nubwo wajya wenda mu dini runaka. Mitabana se kunyanze kubwitekerezo cyaje gito utazi niba nanakizera. Nkusitayeho byagenda gute? Kandi Bibiliya yanyu na Yesu wanyu, kuko niba ari bamwe bafite Yesu mwiza kuruta njyewe mfite yenda, ahubwo ngo mukunde n'abanzi banyu. Ahita ambwira ngo nuko uyobya abantu. Ndamubaza none se yari umumama, none se mere twubahanye ubu mu bujene kucyangana ndi ikiremwa kingana iki kirusha Imana umuremye imbaraga kiyobya abantu bayirebera? Niyo Mana yanyu barinda babya abantu irebera simbwa. Yahise abari barimo bahise bambwira bati, bese amubwira bati ariko ari kugubwira ukuri ko dusaba gukunda abanzi bacu umwangiye iki? So rero ikibazo gihari ni kimwe, ikibazo gihari ni kimwe, nicyo kibazo nyine cyo kumva ko dukwiye gukunda abantu kuruta Imana. Imana ikunda abantu bayo, izi nuko izabigenza. Twebwe iyo tutumwa igishoboka niko nabonye Pawulo avuga, ni ukuvuga icyuzi. Rimwe na rimwe ugasanga hari n'igihe wanibeshya ukemera nk'umuntu, ntugire ubwibone urgeya danje ngo uvuye mbihagaze oya, uvuga hano narakotoye. Yesu yarasize yigishije intumwa 12, ibyo abigishije nabo bakagenda bakabyigisha abandi. Si ubwo butumwa nyine bwageze ku bantu bose, nyine nabo si bagomba kubwigisha? Birashoboka, nta kibazo kubyigisha, ntacyo bitwaye. Ariko ikibazo ni agahato, kucyo uhatiriza abantu b'Imana. Uramucira gihenomu, ijuru ni iryaso wenyine, ni umugabane wa papa wawe yakugabiye, ni 8 wafashe ku buryo uzakenamo abo ushaka guteze. Oya, mwigishe nta ribi ibyo uzi, ariko wibigira intambara. Kubera ko si wowe uhindura, si jya uhindura, nta n'undi ufite umuntu wo guhindura undi. Kuko ba Pawulo n'intumwa barigishaga, ariko umwuka wera akaba ari uhindura abantu. Ntabwo ari bo bahinduraga abantu. Nicyo nashaka kuvuga.
ariko muri iki gihe abantu barahatiriza bagahatiriza babigira intambara bakanafata abantu bamwe bakabakrasa uriya ntago azajya mu ijuru kubera ko yakoze ibi n'ibi nyamara wahindukira nkunda kubabaza abasenga cyane ese mwebwe mwumva ijuru ari tayari muzarijyamo ntabwo tubizi kubera iki ngo buri cyakanya turacumura ibyo bintu byo ntabwo bisobanutse mbese abantu nyine baba bari mu biki nyine niba ubwabo ntibizera ko bazarijyamo ntase ko twambaye umubiri duhora ducumura ubwo nyine ubwo abantu kandi umubiri utazajya mu ijuru nunajyayo hanatse ngo tuzambikwa imibiri mishya mbese basi wowe ijuru ku giti cyawe ijuru risobanurira abantu gute nk'umuntu wamaze gusobanukirwa ko wavuze oya nshobora no kuba ntarasobanukirwa ahubwo ndavuga uko mbizi nshobora no kuba ndinjije kuri iyo ngingo ijuru ni uburyo bwo kubaho ntabwo ari ahantu ni uburyo kubera yuko Jesus muri Yohana 12 baramubajije 12 cyangwa 13 baramubajije ngo ingoma y'ijuru cyangwa ubwami bw'ijuru urutubwira buzaza ryari arabasubiza ngo buri hagati muri mwe nizo numva kuki ibintu bidasobanuka buri hagati muri mwe noneho bazaguruka nk'inyoni mu kirere none si Imana ninjiji ku buryo irema inyoni ikayiha amababa ngiye ikayanyima izi ko ku munsi w'imperuka nzanaguruka Yes Antoinne noneho niba Yesu yarabwiye abantu ngo ijuru riri hagati muri mwe ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe nibwo juru rero none ubwo abantu twese tukaba dufite impungenge z'uko tuzapfa cyangwa se hari abacu bapfuye tunabwirizwa ko tuzongera tugahura nabo kuri icyo gihe cy'umunsi w'imperuka ibyo bintu wabisobanurira abantu gute noneho niba koko ubwami bw'Imana buri hagati muri twe kandi umuntu agerageye agapfa nayo mpamvu abantu bahora bibaza ariko umuntu yapfuye ntabwo bigoye wenda umuntu agendeye no ku myumvire bafite cyangwa dufite niba ubwami bw'Imana buri hagati muri twebwe irasufiye kumenya no kubyakira niba umuzuko uzabaho koko nyine uzabaho ariko ubeho kubera ko ubwami bw'Imana buri muri wowe ntabwo ari ukubera yuko ugiye kujya kubushaka kure cyane icya kabiri buri gihe dufata ibintu by'Imana tukabishyira mu buzima buri fiziki kandi Imana ni umwuka Yohana 4 abayisenga bisenga umwuka no mu kuri baravuga ngo tuzaguruka ntikiza ko ari imagination kuko Imana ntabwo ari injiji ko tuduha amababa mbere y'igihe noneho tukigeranya n'inyoni kandi bavuga ngo ikiremwa muntu nicyo Imana yaremye mu ishusho yayo tuzirusha agaciro tugereranya nazo kuko tuzi ko ijuru riri mu kirere so rero ubugingo buzabona Imana ni ibyo bo bigisha ko ari umwuka n'Imana ni umwuka Yohana 4:24 abasenga Imana bayisenge mu mwuka no mu kuri ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ko abasenga Imana bayisenga mu mwuka no mu kuri niyo mpamvu Yesu arasobanura umusamariyakazi amubwira ngo kwiriba ryayo ko ntimuzasubirayo ni Yerusalemu ntabwo muzasubirayo ahubwo ubwo njyewe ndi hano mugiye kujya musenga Imana mu mwuka no mu kuri kuko ameze bityo nibishaka so rero niba Yesu ashaka ko dusenga Imana mu mwuka no mu kuri yashaka kuvana ibintu mu buryo buri fizike akabishyira mu buryo bw'ubumana cya kabiri ijuru rihari ni ukuryizera ni ukwizera amagambo Yesu yavuze akiri mu isi cyangwa yatwigishije yaravuze ngo muri njye nanjye nkaba muri mwe kandi Yesu ari mu Mana ubwo ni ukuvuga ngo Yesu niwe juru ubu tumurimo rero wishaka ariko nzajyana muri zino nkweto nambaye nano mapantaro niba nambara na bling cyangwa umukobwa wambaye amagromete ntabwo ari byo tuzajyanamo ahubwo turi muri we none se Antoinne arumaze kutubwira ko Yesu yabwiye abantu akavuga ati ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe yego ariko akenshi abantu twigishwa ko imperuka izabaho hakabaho umunsi w'umuzuko abantu tukajya mu ijuru bihuze niba koko ubwami bw'Imana buri hagati muri twe kandi abantu bahora bakora bashakisha bavuga bati reka twige ijambo ry'Imana tuzajye mu ijuru bakitwararika bagakora iki ngo tuzajye mu ijuru erega ijuru ni umwuka ijuru ni ibintu nyine Yesu yigishaga mu bintu bya wisdom gusa by'ubwenge cyane ubugingo nibwo buzajya mu ijuru twifata ibintu by'Imana tubigire fizike tubigire ibiti tubana nabyo nuko bisanzwe nyine ni ibintu biri aho ngaho by'ubwenge nk'ubu ngubu nka Yesu arano ya challenges abantu ngo apfuye biri muri Matayo 27 umurongo wa 52 apfa ibituro by'abera byarakingutse barazuka ngo abari bariho bazukana nawe baze kuzuka ugihari
no mu mubatizo baravuga ngo upfanye na Kristo uzukanye nawe. So rero ubwo uwo muzuko uranakomeye cyane uramutse uwizeye, kuko uba uri muri Kristo, Kristo nawe ari mu Mana kandi aho ni mu ijuru. N'undi rero niba uzabaho, reka turebe Ibyahishuwe 6 cyavuga. Hano hantu iyo bihageze birakomera cyane. Reka turebe Ibyahishuwe 6 icyo havuga gatoya, turihuta tugare gusoza. Yego. Ibyahishuwe ibice 6, ahubwo ibice 20, ndumva ndi kwibeshya. Ibice 20 umurongo wa 6 ari mbicuritse ahari. Nibone nimo va ku muzuko kwa ngo twerekana ijuru kuntu riri wise cyane kuri nzwe twibwira. Riri hejuru, riri mu yindi dimension kurenza uko tubyumva. Niyo mpamvu abantu batarihurizaho. Bamwe bakavuga, abasilamu bakavuga niba ari jana, niba ari sinzi ukuntu babyita. Hahandi bavuga ngo nibagerayo Imana izaduhimba n'abakobwa b'amasugi. Noneho abakristo nabo bakavuga iryabo. Abayehova, abahamya, abatemoye de Jehova, bakavuga ko bazaba mwisinzi. Niyo mpamvu biducangacanga nuko Yesu yigishaga mu buryo bw'indi dimension. Reka turebe Ibyahishuwe 20 umurongo wa 4. Ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamenya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Umva 6 rero. Ngo uwo ni wo muzuko wa mbere. Ari unavuga nyine abantu bapfana Kristo bazukana nawe. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka 1000 itarashira. 6. Ngo ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi n'uwera. Ubu nukuvuga ngo tumaze kuba bera, twamaze kubona umuzuko wa mbere. Ngo kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze baryo, ahubwo bazaba batambye b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Bivuze ngo bwari n'umuzuko wa kabiri wari wo ngo ucarenjinga abantu ugahinduka mu buryo busa naho buri fiziki. Amwe tuzajya abandi mwisi, ariko ngiye gikomeye nizera n'uwo wa mbere, kuko amaze kongera uwera, namaze gukatirwa tike kujya mu ijuru niba ari hari, namaze kuba umukiranuzi. Kandi urupfu rwa kabiri bampaye garanti ko rutabasha kugira icyo nuntwara, kuko urwa mbere niyo napfanye na Kristo nyine, n'umuzuko wa mbere ndawufite. Ngo ubwo bugingo bwanjye ahantu buri, ndi mu Mana, kandi Kristo ndi muri Kristo mu Mana. Ubwo n'umuzuko wa kabiri nubaho, aho niho bava ko bazajya mu ijuru bakanaguruka. Ariko numva tutarinze tunaguruka, hagenda ubugingo tayari directed, tukagenda ko Yesu yagiye. Nese ijuru uko ubibona umuntu yakagombye guhibibikana ngo ari kurikorera? Ntabwo bikwiriye, kubera ko Yesu aza gupfira abanyabyaha. Abaroma 5 umurongo wa 18 birasobanutse cyane. Abantu bakora ijuru n'abatarizi cyangwa n'abatazi Imana, kubera yuko ntabwo nakorera kwitwa umunyarwanda. Ndi umunyarwanda de nature, siko bimeze. Ntabwo nakorera kwitwa umunyarwanda, ntabwo nakorera kuba umunyarwanda. Ahubwo ikigoranye ni kimwe, byangora kwihakana ubunyarwanda. Niyo najya muri Amerika nkamara imyaka yose umwana nabyaro yaba ari umunyarwanda. Urumva? Abaroma 5 umurongo wa 17 haravuga ngo kuko ubw'igicumuro cy'umwe cyateye ku rupfu rw'imikwa n'umwe. Igicumuro cya Adamu cyazanye urupfu rw'imitswe na Adamu wa mbere, ni nako abahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe ari we Yesu Kristo. 18. Nuko rero ubw'igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Buri Adamu acumura nta n'umwe wasigaye adafite icyaha. Twese urumva, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe yahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. 18 ngaha. Adamu yakoze icyaha, twese bitugiraho effect, bitugiraho ingaruka. Ni nako Yesu nawe yakiranukiye cyangwa yadupfiriye twese ngo twese none dukiranuka tubone ubugingo. Nanga ari byo byandika. Rero umuntu ukorera ijuru n'utazi ko ari uw'ijuru, ubundi hari igihe nk'inyeshyamba zibaho zikirwa zirwanya igihugu n'abana zibyaye bakirwa barwanya igihugu, kandi n'ubundi ari ab'igihugu. Kubera ko batazi ko bagomba kujya mu gihugu iwabo. Mani
kujya mu ijuru ni garanti twamaze guhabwa, itike zirakase. Niyo mpamvu indirimbo ya 89 mu gitabo cyo gushimisha Imana, mu ndirimbo zo gushimisha Imana mu gitabo cy'indirimbo z'abarokore, haravuga ngo yanyishyuriye ya myenda yose, yambabare ibyaha byanjye byose, atuma nerade, nta mwenda n'umwe wasigaye. Abarokore nabo bakaririmba ngo Yesu yaritanze Karuvari, yapfiriye ibyaha byanjye byose. Yesu yaritanze Karuvari, yapfiriye ibyaha byanjye byose, nta na kimwe yasigaje, kandi yabipfiriye ntaravuka. Iyo njya kuba ndiharanira rero, Yesu yari kubarika nkaza ku isi akabona gupfa. Iyo njya guharanira iby'ijuru, Yesu yari kureka nkabanza nkavuka, noneho akabona gupfa. None yampfiriye muri rimwe, none ubu ngubu turi mu 2000. Gusa ubwo twese turarifite twese. Ninde usigaye? Murarigabana, muraribambura n'iryanyu. Abicanyi bararifite, abarozi, abasambanyi bararifite. None se umucamanza ninde? Si Imana. None si Imana yo ko yica kandi kabiba mu ijuru. Ndetse kangubaza ikibazo kimwe. Ubu ngubu iyo hariho urugamba mu gihugu X, gihugu runaka, umwanzi ararasa maze bakamureka, aje kwangiza umudendezo w'igihugu. Nawe araraswa. Ntabwo bishubije. None bagiye bamureka kugira ngo azajye mu ijuru. Bagiye bamureka. Ahubwo Imana yakubaza impamvu utacongeye umutekano abaturage yarabaguhaye. Yes, reka nguhe urugero kugira ngo ducuze. None se Imana kuki yishe imfura zo muri Egiputa igihe bari banze kurekura ubwoko bw'Abayisiraheli? Ntabwo zapfuye se? Zazize iki? None se Imana kuki yabwiraga Abayisiraheli ngo bagabije ubwoko bw'abaturanyi, ndasinze uko babyita, wenda bari around aho ngaho. Okay, bagera i Kanani, abanaki babakoreye ntabwo babaritaguye? Yes, tugera ku busozo kuko twaganira byinshi cyane, twaganira byinshi, wenda tuzongera dufate n'undi mwanya twongere tuganira ku ngingo zitandukanye. Noneho nk'umuvugabutumwa, n'ubuye butumwa bukurimo muri iki gihe cya none, kurikije imibereho abantu turi kubaho muri iki gihe cya none, n'ubuye butumwa wabasangiza bwabasindagiza muri ubu buzima? Shaka ikintu nakwifuriza abantu, ubutumwa bwose bafite aho bari hose, cyangwa idini bari mu ryose, cyangwa niba banaterekera simbizi, ariko aho umuntu ari hose ashakisha icyamuha amahoro n'ibyishimo n'ubwenge. Mane, niba uri mu bintu utaryohewe, wataye inzira, nta kindi. Niba turi mu itangazamakuru tutaryohewe, niba umuntu oya ndavuga mu myemerere n'imyizerere, niba umuntu ari mu myemerere n'imyizerere akaba arimo abisunikiriza bitamuryohera, acunge neza, ashobora kuba yaragiye hanze y'inzira ye. Akaba yakwigira mu bindi. Kuko imyizere kugira ngo ishinge imizi muri wowe, niyo mpamvu Abanyamerika batera imbere kandi basenga, ariko Afurika dusenga cyane tugasigara inyuma. Nuko dusenga ibintu bitari umwimerere wacu. Abanyamerika basenga ibintu bavukiyemo imyaka magana ngaho itambutse nyinshi cyane, byabaye nk'umuco wabo. Naho twebwe hari naho ujya gusengera bati bimwe bambazaga bya Bralirwa, bakavuga ngo ngwino ube manager muri Bralirwa, ugahita ngo ntabwo najya kwa manager w'inzoga. Sawa nyine uzambwira. Hari umucuti wanjye bahaye akazi muri organisation ikomeye, ariko bamutumye kuri tele, aramubwira ngo ariko ntuzagire uti ntuzabangamira abatinganyi bari muri staff zabo tugutumye mu kazi. Ahita agasezera ngo gende nanye ntabwo ribyemera. Sawa rero, sawa, iyo nzara zayumva. Yarakiza ameze neza. NGO ihemba amafaranga ari hejuru $1,000. Karabaye. Antoinne, reka tugushimire cyane, wakoze kwitabira ubutumire bwacu, twizera ko nitugukenera n'ubutaha tuzakubona. Murakoze cyane. Rise Up Media TV, bakomeze bakurikirane, mukande subscribe, ariko kandi ibi ni ibitekerezo byanjye bidahindura iby'abandi, kandi nuza no muri komenti nushaka unantuke ntaribi, upfa kuba wowe wumva ari byo biguhaye amahoro, niba kuntuka ari byo biguhaye amahoro, courage. Niba wumva no kunshimira biguhaye amahoro, courage. Ikibi ni uko wankoraho gusa. Nje ntago muri biriya bintu Yesu yavuze ngo ntabwo turushye ku musaya uhindura ubundi, biriya bintu biri mu mwuka ntabwo biri fiziko. Unkubise urushyi mu musaya nakujyana RIB. Yes, reka tubashimire cyane mwese twabanye muri iki kiganiro. Dushimire na Avant Cafe, ni ahantu heza cyane kabisa, batwakiriye neza, nawe twakurarikira kuhanyarukira bakakwakira neza.
hari ibyo kunywa bimeze neza cyane birimo n'iyo kafe nyine nk'uko uri kubyumva. Ni ahantu heza cyane, ni hano mu karere ka Rubavu. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro n'inkuru zose tubagezaho umunsi ku munsi. Utarakora subscribe ukandaho muri iryo jambo riri mu ibara ritukura, tujye tubasha kubana umunsi ku munsi. Ciao ciao.